Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Reka nizere yuko kandi mukomeje kugubwa neza. Turagusuhuje nawe bitameze neza cyane kuko niwizera Imana kandi biri buze kugenda neza. Dusuhuje rero n'abandi bari mu mpande enye z'isi ndetse no mu mpande enye z'u Rwanda, by'umwihariko abari Australia, za Canada, za Kenya, za USA, United Kingdom, aho rero na za Tanzania no mu Burundi. Ndakeka yuko mutwumva gatano ku kandi. Imana rero ibaho umugisha, Imana ikomeze ibiteho. Wowe kandi bitameze neza niwizera Imana kandi mu kwizera kwawe irabigukiza mu izina rya Yesu. Ijambo ry'uyu munsi rero turisanga mu Migani 15 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Haranditse ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ahangaha kandi nanone kandi hakagira ati ururimi rw'abanyabwenge handitse ngo rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ngo ariko akanwa k'abapfapfa handitse ngo gasesagura ubupfu. Aha rero murumva ko ari ibintu bikaze cyane. Hagakomeza hagira ati amaso y'Uwiteka aba hose, ati ndetse kandi yitegereza ababi n'abeza. Aha rero mwibutse kari mu Migani 15 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 6. Amaso y'Uwiteka aba hose kandi yitegereza ababi n'abeza. Ahangaha ati ururimi ndetse ngo rukiza n'igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Aha rero nanone agakomeza agira ati umupfapfa ndetse ngo ahinyura igihano se amuhana, ariko uwemera gucyahwa niwe ugira amakenga. Hano ngo mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago. Mw'abantu harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago. Ahantu rwose mw'abantu mwe ni ahantu hakomeye cyane. Ahangaha rero niyo magambo tugiye kugenda atugarukaho cyane. Ba hafi yawe rero yinyakira amajwi yawe maze ubundi ubane natwe gatanu ku kandi, ukanda kukazogera, ukanda rero na comment na share byose. Aha rero ndizera yuko kandi uri buze kugenda umeze neza. Ahangaha rero reka dutangire twumva neza, tugenda dusobanukirwa neza iri jambo ry'Imana. Ahangaha ngo gusubizanya ineza cyangwa se guhosha uburakari, gusubizanya ineza guhosha uburakari, ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Aha rero murumva yuko rero uko byagenda kose ahangaha ni ikintu Imana ikwibutsa neza yuko uko byagenda kose ni ukumenya kubana na mugenzi wawe, ndetse kandi ukamenya kubana n'uwakugiriye nabi. Aha rero ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari. Aha rero niba umuntu akugiriye nabi cyane ndetse kandi ukumva yuko uburakari ari bwije cyane, mu gihe agusuhuje nyamuneka umusubizanya ineza, ndetse nawe agahora yicuza icyatumye ndetse akugirira nabi. Atari ko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ahangaha rero ni bwa kundi kuvuga ngo nyirikarimi kabi cyane ngo yatanze umurozi gupfa. Aha rero uko byagenda kose ugomba kugira uko ubyitwaramo. No kuvuga ngo niba ufite uburakari hari uwo buguteye, cyangwa se niba hari umuntu ubuguteye hari aho ugarukira, ndetse kandi ukagira uburyo ubyitwaramo mu gihe kandi Nyagasani Imana yawe iba yabibonye. Gusa kandi Imana iberaho iba hose, ndetse kandi ikareba na hose. Uko byagenda kose rero nuvuga ngo ijambo ribabaza ndetse ngo ribyutsa umujinya. Uko byagenda kose ngo ibyabaye hagati y'ibyabaye iyo ubyibukije umuntu byaramubayeho cyane, cyangwa se yarakubitiwe nk'ahantu, cyangwa se wenda hari icyaha yakoze ariko akagisabira imbabazi nyuma ukakimwibutsa, ibyo byose rero bizura umujinya. Hagati aho rero urumva ko ari ibintu umuntu aba agomba kwirinda.
cyangwa se gusesereza mugenzi wawe. Hano ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Ahangaha mwuka byaramwe rero, ahangaha no kuvuga ngo iyo umuntu ari umuhanga arabyimenyera kandi ntanabigaragaza uretse kugenda abyitwa n'abandi. Gusa kandi mu nsubizo ye cyangwa se mu kwakira abantu, ibyo byose urabibona cyane kandi ugahita ubyibwira. Ariko ngo akanwa k'abapfapfa ndetse ngo gasesagura ubupfu. Gusa nyine arabubona ko Imana yagize neza cyane, ariko mu mutwe ari vide, cyangwa se ari wa muntu uhora wumva ko ari radio runwa ukuntu, cyangwa se wumva ko ari wa wundi ugomba guhora atara amakuru apfuye atari nyayo, kwirirwa asesereza bagenzi be, kwirirwa ndetse avugagura gusa, akumva ko ari bwo buzima, ndetse akumva ko ari cyo kintu agomba kwakira buri munsi. Hagati aho rero urumva ko wabigereranya nk'akanwa ndetse ngo kabapfapfa gasesagura ubupfu. Aha rero twagiye ngo amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. Aba bose rero yitegereza amaso y'Uwiteka, aba bose rero Uwiteka abakunda bose, abakunda kubi, akunda babi n'abeza. Mw'abantu mwe rero nakubwira ngo rero ibyaha byose imbere y'Imana birangana, dore ko Uwiteka ariko agenda abitangaza. Mu gihe kandi umunyabyaha ndetse n'uwakoze neza, abo bose ngo arabakunda kugeza igihe ndetse bazaciribwa za manza. Gusa iyo bigeze kuri za manza niho ubibona neza. Gusa Nyagasani Uwiteka agushishikariza gukora neza cyane, ndetse kandi utagize uwo ubogamira, ndetse kandi ukagandukira Imana, ukumva yuko gukora neza aribyo bizatuma ugera hahandi hera. Bajya bavuga hamwe hera, ndetse abantu bose bazumva bishimye, ndetse kandi bazumva bari mu munezero. Uko byagenda kose rero, ahangaha ngo ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Aha rero ururimi rukiza rero ni ururimi rwiza, kuko mw'abantu mwe ntabwo wafata ihene mbi ngo uyizirikeho inziza. Uko byagenda kose rero iyacyura ububi bwije. Gusa ururimi rugoreka ndetse ngo rugoreka rukomeretsa umutima. Aha rero ni nko kwa kundi umuntu ashobora kuzanira inkunga ari we yagenewe, maze ubundi bakabeshya ngo ni ya runaka kandi ari we wakagombye kuyifata. Uru rurimi rero nurwo bavuze, uru rugoreka umutima, koko ntabwo uyu muntu wamukunda kandi akubujije umugisha wawe waruzaniwe. Hano ngo umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, ngo ariko uwemera gucyahwa niwe ugira amakenga. Gusa rero akabone niyo waba umeze ute, uko byagenda kose umubyeyi ahorana ijambo, kandi ikindi gucyahwa ni ngombwa. Ahangaha ni ngombwa, kandi umwana utamucyashye akura gutyo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gito. Aha rero urafatirana rwose mw'abantu mwe ukagorora, mu gihe kandi waba utagoroye rwose inyuma y'imyaka mike cyane. Aha rero utangira kugenda wicuza. Uko byagenda kose rero nuko biba bimeze, ndetse ngo ari nabwo bavuze ati umupfapfa nyine ngo ahinyura igihano se amuhana, ariko uwemera gucyahwa niwe ugira amakenga. Umwana wumva mu rugo niwe ugira amakenga, ndetse kandi ni nawe utinya inkoni. Umwana udatinya inkoni rero aba ameze nk'umupfapfa, niwe uhinyura igihano se amuha. Ibyo byose rero ni ibintu biba bivugitse mu magambo neza cyane, ndetse kandi ugasanga koko ibintu ni bya bindi. Gusa ariko ngo mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago. Indamu y'umunyabyaha rero ni nko kufata nk'urugero wenda umujura ibintu yiba byinshi cyane mu kwezi agakira vuba, ariko nawe mu kugenda mu kwiba kwiwe ashobora gukubitwa umuhini umunsi umwe, cyangwa se umunsi umwe, bya bindi yibye igihe kinini cyane bikagenda ukundi. Mu gihe kandi inzu y'umukiranutsi kabone niyo yaba ari umukene itaburamo icyo kurya, ndetse kandi Imana ivuga yuko ihoramo ubutunzi bwinshi, ariko ngo indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago.
Ndizera yuko rero aha mwasobanukiwe neza cyane gatanuko, kandi ubu rero tukaba turi buze kugaruka mu kindi kiganiro, gusa ariko comment zanyu zirakenewe. Gusa mukomeze rero umubane natwe gatanuko, kandi Nyagasani Yesu kandi abiteho.